byo nagerageje naramuherezaga rega ntago wakima umwana wawe wowe uba wiyima reka yego ese wakima umwana wawe birashoboka none se we inshingano cyangwa se ibyo ugombwa nk'umubyeyi ugomba umwana ibyo ukwiye guhereza umwana nk'umubyeyi wewe wabashaga kubimuha neza kandi mu buryo bwa nyabwo cyane nabashaga kubimuhata uko bikwiye yego narageragezaga nyine niho cyaba igihumbi mwagisangira ariko ugahereza umwana njye buriya naribajije nti ese umusore bashyize ku karubanda gutya ibintu byiwe bizarangira bite ese azahora muri ubu buzima bwo kugomeza yirukankana na shoro ni beta ko wamufata ukamushyira mu rugo bikarangira ukamenya ngo uramutunze n'uwo mwana wawe muri kumwe kubera ko azakomeza kwakindeza buri gihe neza udafitiye ubushobozi nabwo batari guhuza biba bibi cyane ari ibibazo urumva rero nubwo bwanjye igisubizo kiri hagati yanyu nimba yemera kuguhereza umwanya mukaba mwaganira ariko nabwo tuye turebera kuri iyi mpande zose ushobora kuba nawe udashobotse nimba kuko ushobora kuba utubahiriza ibyo nk'uko abivuga avuga ko nta ndezi umuhereza cyangwa nta bindi bindi umuha yahinduka nyine ngo nicyo akahita nyine agafata none se wowe ugerageje kuvugisha famiye iwabo w'uriya mukobwa ndetse n'iyiwanyu babikubwira ngo iki mama Sharon mujya muvugana ukamubwira ati umukobwa we yarananiye muri ubu buryo mama Sharon rero tuyatuvugana yatse kubona umukobwa waretse tugahura tukaganira kareko n'umukobwa twamusubiza mu rugo ko ntari mubi iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent turi kumwe n'Nyashya Rwanda Rwanda kwa kazamura igishoro cy'Rwanda ugasanga mutano za sane ngoro sa matariki cyangwa sambi muri cari kuri Manzi na Innocent wirebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndatumira ngusaba cyane kubisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye z'isi maze iminsi mwinginga ngusaba cyane kubisharinga ibiganiro byacu ndetse no kudukora subscribe bamwe barabikora abandi ntibabikore ariko buriya iyo ukoze subscribe ibiganiro byacu bikugeraho ku gihe kandi mu mwanya wa nyawo reka ntagire mpereza ikaze abantu bari mu bihugu bitandukanye Amerika Aziya Uburayi Australia ndetse na Afrika ndetse n'abari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Congo Kenya Uburundi ndetse na Tanzania mwumve ko tubakunda cyane kandi tubahoza ku mutima umunsi ku munsi wa none rero ntago ndi njyenyine ndi kumwe na motari niko nkunda kumwita umugabo wa Sharon ibyabaye ejo muri mwarabibonye mwabantu mwe Sharon yamufatiye mu muhanda rwagati ngari kumwaka inguzanyo nako ngari kumwaka indezo ntageze nkererewe ariko ndahagera nsanga ibintu byakomeye nsanga ibibazo byavutse ndetse no kubihoshosha mwabonye uburyo byagenze kugira ngo birangire umunsi wa none rero navuze nti uyu mugabo reka mutumire aze tuganire mumugire inama mumubwire icyo yakora ntajye wenda mbe namubwire icyo agomba gukora turebe ko kiriya kibazo cyakemuka bimeze bite biracamo neza biracamo neza ntari akazi kagenze gate se akazi k'uyu munsi ntago nagakoze nishimye kubera bya bintu byabaye cyakomeje kuba nyine wa muntu naramuhishe bamugare n'akazi ndamuzi namakinga yanga se ko ngiye mperukana gufata mu mashingo derukana nako gufata mu mashingo ari kumara aragusaba indezo cyagereyo ubwo yaje kuyinsaba nawe warabibonye ukuntu byagenze ibintu mwakoze naramuhereje amafaranga
kumuha amafaranga kubona ntabwo arongera kumubona. Ntabwo n'amagingo ngaho uramubona wapi ntaranahamagara ubwo nzamubona yashize nyine namara gushira nibwo azagaruka. None se koko mu by'ukuri uriya mugore wamuherezaga indezo nk'uko bikwiye, wamuherezaga ibyo agombwa nk'umuntu wakubyariye, cyangwa ni bya bindi by'abasore b'iki gihe? Ntabwo ari bya bindi by'abasore, niko nyine niba abantu badashima. Indezo nagerageje naramuherezaga. Rega ntabwo wakima umwana wawe, wowe uba wiyima rero. Yego. Ese wakima umwana wawe birashoboka? None se we inshingano cyangwa se ibyo ugombwa nk'umubyeyi ugomba umwana, ibyo ukwiye guhereza umwana nk'umubyeyi, wewe wabashaga kubimuha neza kandi mu buryo bwa nyabwo? Cyane nabashaga kubimuha uko bikwiye. Yego. Narageragezaga nyine. Ntabwo bavuga ngo ni 100%. Yego. Ariko umuntu aragerageza. Umuntu aragerageza ukabimuhereza neza. Ukabimuhereza neza. Rega nawe cyaba igihombe mwagisangiye. Okay. Nawe cyaba igihombe mwagisangiye. Nawe cyaba igihombe mwagisangiye. Ariko ugahereza umwana. Njye buriya naribajije nti ese umusore bashyize ku karubanda gutya, ibintu byiwe bizarangira bite? Ese azahora muri ubu buzima bwo kugomeza yirukankana na shoro? Ni beta ko wamufata ukamushyira mu rugo bikarangira ukamenya ngo uramutunze n'uwo mwana wawe muri kumwe, kubera ko azakomeza kwaka indezo buri gihe neza udafitiye ubushobozi. Biya rero, yego, biya mugore kugira ngo tujye dukomeza twirirwa tuguruka mu muhanda shakira hirya no hino, n'ubundi wakomeza ukongera umurego, mbega tugahura neza nkaza musubiza mu rugo. Urashaka kumusubiza icyango? Nshaka kumusubiza icyango. Oya ntabwo nzamujyana icyango ngo tuzabana i Kigali, ko musubiza n'ubundi nkamutayo. Icyango ngo ngiye ntabwo mashoboye, nshoboye i Kigali. Urabona uriya muntu uri ready kuba wamuzana ukamushyira hano i Kigali mukabana nabwo tena? Ndiye abana turabana, niyo ukwezi kwateyemo kw'inzu arampamagara. Ubundi yagize ikibazo cy'amafaranga nibwo amamagara. None se hari ako yakwihakanaga avuga ko nta kintu na kimwe umumariye, ko nta kintu na kimwe umufasha, haba mu byo kurya by'umwana, haba mu myambaro, haba mu biki byose, mu byo umugomba, ko nta na kimwe umuha? We ibyo bintu kuko nibyo hariya urabizi nyine iyo umuntu ashaka ikintu cyageze mu ruhame n'icyo wamuhaye baragihakana. Yego. Buriya nyine kugira ngo yereke ko abantu nyine tubanye duhanganye, ariko ndumva bishobora kuzakemuka ngo gatanu bimfashamo bizakemuka. Ese nabigufashamo gute muvandimwe? N'abantu badukurikirana nabo rero bajye batugira inama y'icyo twakora. Yewe ku ruhande rwanjye numva ukeneye kwicaza cyane arwaye byatari, ariko nta kundi ndagerageza. Yangane. Ndumva ukwiye gufata uriya mugore ukamwicaza, urumva? Wamara kumwicaza ugafata na famiye ye ukabicaza, mukarebera hamwe ikintu mwagakwiye kugira ute mukwiye gukora. Kubera ko bitari biriya muzaguma muri ibi ngibi mwirirwe mu Rwanda mushwana imihanda, usanga umwana wanyu ntabashije kubona uburere akwiye cyangwa se agomba, kubera ko umwana warezwe n'ababyeyi babiri nabwo batari guhuza, biba bibi cyane, ari ibibazo. Urumva rero nibwo bwanjye igisubizo kiri hagati yanyu mwembi. Nimba yemera kuguhereza umwanya mukaba mwaganira, ariko nabwo tuye turebera kuri iyi mpande zose. Ushobora kuba nawe udashobotse, nimba kuko ushobora kuba utubahiriza ibyo nk'uko abivuga, avuga ko nta ndezo umuhereza cyangwa nta bindi bindi umuha, nawe ntekereza ko aho ngo wagakwiye kwitekereza no kwisuzuma ukareba neza ati se uyu muntu ibintu mugomba byose ndabimuha koko? Icyo kintu ukakirebaho. Yewe ikintu kirimo hariya gishoboka ndakimuha, ariko ikibazo kiwe ntabwo ni wa muntu nyine wamenyereye kwinywera ibintu by'amayoga asangira n'abantu benshi, bikarangira nyine yaraje ejo ndashaka inzoga, agashaka no kunywesha umwana inzoga. Nabona bitava ko wowe aragutumira mukavugana, nanjye nkagutumira tugahura, aho kuba twazashaka ukuntu tubigenza, kubera ko muvugana cyane, mwamara kuvugana yaza yaje
yego nanjye ukampamagara nkaza tukavugana twese duhari. njyewe rero nakuzanye ahangaha ibyabaye hariya nk'umuntu w'umugabo narabibonye abantu ukuntu abantu badushagaye ari benshi, nabibonye ndavuga ati rero uyu mugabo akeneye inama z'abantu runaka. gira inama ugisha abantu badukurikirana ahangaha, ubabaza icyo wakora, bazatwandikira muri comment ndabizi. Yego ikintu nasaba abantu badukurikirana, yego barabibonye ukuntu twasereye ahantu mu muhanda n'abantu ari benshi. yego yewe mwanifuza ko uriya mugore namuzana tukabana, mureke umwana. yego kigenze gute mu abantu badukurikirana, bangira inama n'icyo gukora. nabo ni abantu bakuru, bizera ko abantu barenze umwe bavuze ikintu gihuye ntabwo cyananira. we icyifuzo cyawe ni uko uriya mugore yaza mukongera mukabana, umwana mukamurera uwababiri. niriya mico wenda dore amafaranga no kujya aboneka, yego icyo yagombwa nyine yakira, kubera ko aramutse agarutse ashobora guhinduka. yego nicyo cyifuzo cyawe. nawe yahinduka nyine ngo nicyo akahita nyine agafata. none se wowe ugerageje kuvugisha famiye iwabo w'uriya mukobwa ndetse n'iyiwanyu, babikubwira ngo iki? mama Sharon mujya muvugana ukamubwira ati umukobwa we yarananiye muri ubu buryo? mama Sharon rero tujya tuvugana, ati kubona umukobwa wawe ndabona ibintu ari kujya afata mu muhanda, ari kunkorera, waretse tugahura tukaganira, dore ko nta mukobwa twamusubiza mu rugo, ko ntari mubi, ko ibintu byose byashoboka tukabikora, wenda tukareba ko yahinduka ubuzima bukongera nyine bugahinduka, tubona tukabana. ariko njye hagati aho ngaho n'ubu nshaka kumugarura mu rugo. Abantu mwe muranyihanganira, ndumva nshaka kumugarura mu rugo rwose. Bashaka kumugarura mu rugo mukaba muri kumwe. None se iyo urebye imyitwarire ya Sharon, ubona ari umuntu koko ukwiye kuba yaba ari kumwe nawe akabasha kuba yakurikirana ubuzima bw'umwana neza mu gihe wagiye mu kazi? Buriya nkurikije ibyabaye, buriya n'igihe ibiceri byageraga bikabura, yego ariko ubu ngubu ntabwo biboneka nk'uko umuntu abishaka, ariko biraboneka. Ibyo yakoresha saa sita na nimugoroba ntabwo byaba, akita ku mwana, nawe ukajya kuyiga mu muhanda bisanzwe. Ukajya guhiga mu muhanda bisanzwe. Abantu badukurikiranye bagira ikintu batubwira, wenda twumve icyo twafatiraho, wenda turebe icyo twakora. None se nyuma y'uriya munsi Sharon byarangiye mujyanye uvuga ko mugiye kubikemura, hari amafaranga wamuhaye, wenda ukaba uvuga ko aya mafaranga wamuhaye ari gukoresha aka kanya wenda kuba atakiri kuguteza ambutiyaje? Cyari umunsi tujyana bwaragiye muha amafaranga, yego bukeye bwo nabwo muhereza niyo akiri gukoresha. Noneho ndagira ngo tugana ku musozo uvuga icyifuzo cyawe, cyangwa se ubwira abantu icyifuzo cyawe mu buryo burambuye, bacyumve batugire inama, ndetse natwe turebe icyo twagufasha nk'abantu b'abagabo ka membo. Ngewe ikintu ngira abadukurikirana, yego mbega ni ukuntu bangira inama, bakambwira ati kora ibi, bigenze gutya, subiza umugore mu rugo, yego reka ntazibana zidakomana amahembe. wowe uri tayari kuba Sharon aramutse yemeye ko musubira mu rugo? Yemeye ko nsubira mu rugo, njye namusubiza mu rugo bikarangira, ibintu bigakemuka. rero njye numvaga ari ibyo ngibyo. Bantu mudukurikirana, namwe mutugire inama y'icyo twakora, mutubwire tutise twabikora gute muri comment, munatwandikire turebe ko hari icyo twafasha umuvandimwe kuko araremerewe. Aho uri hose Imana ikumpera umugisha kandi murusheho no kumusengera. Bye bye.